kubera iki Imana yabasha gusubiramo ibyo bintu? Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje. Njyewe nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, nkwaye ikaze muri gahunda ya Byanditswe ngo, aho uyu munsi turi mu gitabo cyo Kuva, cyangwa bitewe na verisiyo ukoresha na Bibiliya ukoresha, akaba ari igitabo cy'iyimuka Misiri. Rero nkwaye ikaze kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze kubana natwe. Nyemerera mbere y'uko dukomeza tubanze dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugushimiye yuko tukiri mu bazima, turi guhumeka umwuka w'abazima, turi kuvuga bigakunda, ndetse tukabasha no gutekereza. Uduhe gutekereza ibyiza, kandi muri uno mwanya tugiye gusomamo ijambo ryawe, uduhe gukuramo ibyatugira umumaro, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora byose, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Nuko rero mukunzi wa Judgment Truth Victory, nari maze kuguha ikaze. Uyu mwanya ndanezerewe. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe icyigisho kivuga ngo Imana isubiza Mose iti ndi uwo ndi we, kandi iti aba ari kuzabwira Abisirayeli iti ndiho yabantumyeho. Muvandimwe, muribuka neza ko mu gice cya mbere cy'iki gitabo cyo mu Kuva, igihe Yosefu yari amaze gupfa, himye undi mwami utaruzi Abisirayeli, cyangwa utarusobanukiwe imva n'imvano y'Abayakobo. Hanyuma arangije agira impungenge y'uko bagiye kuba ubwoko bukomeye, bagiye kuba ubwoko, bagiye kuba ishyanga, hanyuma ngo bakazifatanya n'abanzi babo bakaba bafata igihugu. Hanyuma arangije reka twige ubwenge. Hanyuma ubwenge yize ni uko ngo yabwiye hari abahanga b'abaganga uwo twabonye witwa Shifura ndetse na Puwa. Arangije avuga ati mwebwe muzafate abana b'abahungu bazavuka muzajye mubica, ariko abana b'abakobwa ntimubice. Rero inkuru twahise tuyikomereza mu gice cya kabiri, aho twabonye ivuka rya Mose. Iri vuka rya Mose ubu nawe ni umuntu winjiyemo mu gitabo Kuva, aho nanone twavuye mu gitabo cy'itangiriro turi kubona Yosefu ariwe muntu wari wabwiye bene se ngo baze muri Egiputa kugira ngo itabica. Ariko noneho tubona uburetwa bumaze gukara, abantu noneho batangiye kwica abana bari bigiye ubwenge yuko abana b'abahungu babica, kugira ngo nyine imbaraga zibure, kubera ko isi idafite abagabo ni ikibazo gikomeye, kubera ko isi igomba kugira abagabo ndetse n'abagore kandi bubaha Imana. Rero yize ubwenge yuko abo abana bavutse bagomba kwicwa, hanyuma bamara kwicwa abana b'abakobwa bakajya barekwa, kugira ngo ubwo birumvikana ko bagomba gushakwa n'Abanyegiputa. Ariko Imana yumva gutaka kw'Abisiraheli. Imana yumva uburyo bayitakira ku manywa na nijoro, ndetse twabonye muri icyo gice cya kabiri ngo batakishwaga n'uburetwa. Hanyuma rero tuza kubona kuvuka kwa Mose, ndetse Mose amaze kuvuka, amaze gukura, ajya muri Egiputa yiga amashuri menshi. Amaze kwiga amashuri menshi, twabonye igihe yabonaga yuko Abanyegiputa bari kurenganya ubwoko bwa Isiraheli, yafashe Umunyegiputa aramwica ngo arangije amutaba mu musenyi. Hanyuma ngo nyuma aza kubona abavandimwe be bari guhangana, barangije baramubaza ngo ninde wakugize umutware. Hanyuma ahita afata umwanzuro wo guhunga, ajya guhungira ahantu twabonye i Midiyani. Ubwo nyine nagira ngo mbibutse aho twari tugeze. Amaze guhungira i Midiyani, Petero, murihangana nari mvuze Petero, Mose yarahageze maze atangira kuragira umukumbi wa bene se. Reka rero dukomeze turebe ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Ubuzima bwa Mose rero ni uko nyine bwagenze, ariko birayongera kutwereka amaze gukura. Ahangaha muri kubona ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Kuva igice cya 3 umurongo wa 1. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'i Midiyani.
aturikiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Muvandimwe, uyu Mose yari yarahunze. Twabonye ko mu guhunga yahuye n'abakobwa ba Yetiro, abagirira neza, avomera inka zabo, asuka amazi mu bibumbiro ziranywa. Mu gihe abakobwa ba Yetiro bari bageze mu rugo, arangije aravuga ati ko mutebutse kare. Barangije baravuga ngo twahuye n'umugiraneza aratuvomera, none inka zacu yakumiriye n'ibirara, yakumiriye n'abandi bantu batubuzaga, none niyo mpamvu tuje kare cyangwa tuje vuba. Maze ise Yetiro aravuga ati nimugende muzane uwo muntu wabagire neza, tumugaburire arya amere neza. Hanyuma tubona ko nyuma yaje kubayo, aza gushyingirwa n'umukobwa we witwaga Zipora. Rero niyo mpamvu aha ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe. Ni ubwo buryo nyine yabaye sebukwe. Umutambyi w'Umudiyani aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amurundikira mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyaka umuriro kidakongoka. Murongo wa 3, Mose aribwira ati reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru cyaka kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishijwe no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti Mose, Mose. Aritaba ati karame. Murongo wa 5, iramubwira iti wikwigera hano kandi kwetura inkweto zawe mu birenge byawe, kuko aho uhagaze ari ahera. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, n'Imana ya Isaka. Mose yipfuka mu maso kuko atinya kureba Imana. Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisiraheli. Uwiteka aramubwira ati ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahizi n'Abayebusi. Kuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahata Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Mose abwira Imana ati ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisiraheli muri Egiputa? Iramusubiza iti ni ukuri nzabana nawe. Ibizakubera ikimenyetso yuko ari njye ugutumye, ni uko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa, mugakorera Imana kuri uyu musozi. Imana ibwira Mose izina ryayo. Mose abaza Imana ati ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana ya ba sekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzabasubiza iki? Imana isubiza Mose iti ndi uwo ndi we, kandi iti abari kuzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti abari kuzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho, iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abisirayeli ubabwire uti Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yarambonekeye irambwira iti ni ukuri ndabagendereye, mbona ibyo babagirira muri Egiputa, ndavuga nti
nzabakura mu mabaro wo muri Egiputa, mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahevi n'Abayewusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nibo bazakumvira, kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisiraheli, mumubwire muti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze, reka tujye mu butayu, tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo. Kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye. Nanjye nzarambura ukuboko kwanjye, nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakora hagati yabo, nyuma yabyo azabareka. Kandi nzaha ubu bwoko kugira umugisha ku Banyegiputa. Nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasaba umugore w'umuturanyi we, kandi n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda, mubyambika abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga Abanyegiputa. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, dusomye igice cyose cya 3 kigizwe n'imirongo 22, ariko muri kubona ahangaha Imana ikomeje kumva cyangwa yarumvishe gutaka kw'Abisiraheli, maze ihamagara Mose. Twabonye uburyo yamuhamagaye mu buryo bw'igitangaza. Yaramubwiye iti, Mose, Mose, nawe aritaba ati, karame. Imana imubwira ko igiye kumutuma ku Bisiraheli. Ahangaha igice nkisoma, numvisemo ibintu 3 ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere ni uko Imana yumvishije gutaka k'ubwoko bwayo, ndetse binyibutsa n'irindi somo muri Zaburi y'125 ivuga ngo, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Aba bantu muribuka ko mu gice cya mbere uburetwa bwari butangiye gukora. Imana ivukisha umuntu mu Balewi ariwe witwa Mose, kugira ngo azajye gukura ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa. Bivuze ngo Imana yumvise gusenga kw'aba bantu, ariko nanone mu gisubizo Imana yagombaga kubaha, byagombaga kunyura muri mugenzi wabo kugira ngo Imana ibakize. Rero nanone tugomba kureba mu bana tubyara, ntawamenya abo bana hari ikintu baba bazakora gikomeye. Niyo mpamvu Imana iduha inshingano zo kurera abana bacu, tukabarera neza, tukabatoza inzira nziza, kubera ko baba bagomba kuzaba b'ingenzi muri sosiyete cyangwa aho batuye. Icyo ni cyo kintu njye nabashe kwigiramo, nawe ushobora kuba wakigiramo ibindi. Ikindi cya kabiri nigiyemo, icya mbere nakubwiye ko ari ukumva uburyo Imana yumvise gutaka k'ubu bwoko, maze ikabasha kubohereza umutabazi ari we Mose. Hanyuma ikindi cya kabiri nigiyemo ko umuntu agomba kwihanganira mu kigeragezo, kandi icyo kigeragezo uko wihanganye ugakomeza kubibwira Imana, ndashidikanya ko Imana izagutabara. Kubera ko Abisiraheli birumvikana ko igihe Imana yahamagaraga Mose yahise agira ikibazo, aravuga ati, none nimbagera imbere nzababwira ko urinde. Yego, nzababwira ko uri Imana yihe? Imana yamubwira ati, wowe uzababwira uti, ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka ndetse n'Imana ya Yakobo. Kubera iki Imana yabasha gusubiramo ibyo bintu? Bariya abantu nubwo bari muri Egiputa,
bakundaga kwigishwa amateka ya ba sekuruza babo. ni nayo mpamvu tutagomba kwirengagiza umuryango uko byagenda kose. bivuze ngo imiryango yacu hari ibintu iba yaragiye ikora. navuga ngo ahangaha navuga ngo harimo ikintu navuga ngo cya karande. ni ikintu cyagiye kigendera mu muryango kiva kuri Aburahamu. muribuka yuko yabyaye umwana w'ikinege. Bibiliya niko imwita, ariko yabyaye n'abandi bana benshi. muzabisoma mu Itangiriro igice cya 25 ababyara na Ketura. ariko Bibiliya impamvu imwita uw'ikinege ni iyihe? ni uko uyu mwana ari we wagombaga gusohoza iby'isezerano. ndetse nimuzajya no kureba muzabona yuko uwo bita Henoki yaremye imyaka igera muri 365, ariko batubwira yuko yagendanye n'Imana imyaka 300. kubera iki? iyo wemeye Imana kugira ngo ibe mu mibereho yawe, uba uri umwana w'ikinege, uba utangiye gusohoza iby'isezerano, uba utangiye gusohoza umugambi Imana yaremeye umuntu. hanyuma Imana irabibutsa iravuga ati ndi Imana ya Aburahamu. bagombaga kwibuka uburyo sekuruza wabo Aburahamu yabayeho. ndi Imana ya Isaka. bagombaga gutekereza uburyo Imana yabanye na Isaka. hanyuma bagombaga kwibuka n'undi mukurambere vuba wari ubegereye cyane, wari umaze kubavanwamo mu gihe kitari kinini, uwo bita Yakobo. uyu wabyaye abana 12 akabaha imirage. ndetse twabonye yuko na Mose yabwiwe ngo ufate abakuru b'Abisiraheli. ni ukuvuga ngo umukuru w'Abisiraheli yari umuntu uyoboye uwo muryango, yari umuntu ukomoka mu ruki. niba ari abana bakomoka kuri Yozefu, hari umuntu wari ubahagarariye. rero bagombaga kugera kuri Farawo. noneho uyu Mose nk'uko nahimbaze kubibabwira yaravuze ati ningera imbere ndababwira ngo iki, ko n'Imana bayibagiwe. Imana rero mu kugira ngo ibibutse yabibukije ko ari Imana y'Aburahamu, Imana Isaka, ikaba ndetse n'Imana ya Yakobo. rero iyo Mana ni Imana yumva, atari Imana y'ibigirwamana. rero ugomba gutinda mu kigeragezo, ariko icyo kigeragezo navuga yuko ari nk'umuriro uba uri kugira ngo ubashe kugukuraho inkamba, ubashe kuba umuntu utunganye ufitiye abandi akamaro. ese si byo? ikindi nigiye muri iki gice ku bigendanye na sayidi cyangwa n'uruhande by'iby'agakiza, ni uko Imana yita ku bantu bayo kandi ikabarinda, ikabaha amagara mazima. nawe muri uno mwanya Imana yabara abantu muri kiriya gihe, ni nayo Mana yacu. haleluya! ni nayo Mana yacu, kubera ko mu izina ryayo ni izina rivuga ngo Imana isubiza Mose iti ndi uwo ndi we, kandi ati abari kuzababwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. muvandimwe, ni Imana ihoraho, ni Data wa twese, ni Imana iturinze, kandi ntekereza ntashidikanya ko Imana ikomeza kuturinda, kandi tuzagenda tukomeza kureba iby'iri sezerano ry'Imana, iby'uburyo Imana yakuye bano bantu muri Egiputa, hanyuma igakomeza kubajyana ikabageza i Kanani. Imana natwe ibashe kudukura mu byaha, Imana ibashe kutwibwira kandi aba ariyo twiringira, kandi Imana yacu ikomeze kutwibwira mu buryo igomba kutwibwiramo. nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, tugushimiye yuko ubanye natwe muri uno mwanya. tubonye uburyo wabanye n'aba bantu n'iri shyanga ukabana naryo. uko wabanye naryo turifuza ko natwe ubana natwe, ukomeze kutwiyereka, ukomeze kugendana natwe. nibyo nagusaba nanjye, nibyo nsabiye abagenzi banjye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. urakoze, amen.